Yako shaho hako nawe ushobora kuba ufite wa kintu we Narufite runini muze we reka nanjye ndayifite nini cyane rwose cha uziko nari nabanjije kumanuka ikirango niba ngaragasa mu nyige sinzi ko nabanjije ari ubwo wow nizere ko nza nimuza amarira yanjye ingegera niko shanje uraza winokira unana ikigabo cyaje gukora icyanga koko ubu mama yaba agikunda Berekimasi we ubundi we n'ibiki ko n'uburi kunyabiza cyane ariko ko mbona ufite umushanga umutetsi w'inyama cyangwa umurwayi wa sida yambe ma gifu asike bundi nkaho nzakubwiye ngeze he nakubwiye ko utazajya unyihobera kuko wiboneye sha gifu wajya ugabanya ibiciro mani ntabwo ndi umucuruzi ariko gifu ndakwiyamye ninjye wakabwiye ngo kabe keza se gutyo kajya karangaza abantu ariko mwana nawe ntugakame umukecuru turatuntu ukoze buraratuye none ntabwo uzi ukuntu yarinagaga kuko mana yanjye bose baratwigira yarabanje ararinaga yigira gutya yishyira hariya mu biti ubwo ni none umugeri yarekuraga oyazi kwanze ko nta pantaro agira ubwo yawuteraga yambaye umva rero mwana wanjye nkubwire igeso yatabarukiye urakizi neza nasigaye hano nyenyine nawe ariko naranihanganye ku buryo wajya kugenda nkasigara nyenyine kandi rwose ukabona ko nta kibazo mfite wanagaruka ukansanga none rero unyumve neza ayo matwi yawe uyakurugutura uyumve aho kugira ngo uriya musaza abe yagenda nari namwiboneye mwana wanjye amara ibicuru reka nkubwire genda upfa akazi katoroshye kuri matiku yambwiye aha cyangwa ni hariya ariko menya ra nkurikije location yamaye amabuye nayo yambwiye iyi nayo kabisa mbese ni mwebwe ninjye bebe muraho akazi katoroshye mbega imihanda aya mbese mutese iminsi myinshi namwe se wanyu muranga imvura iri kugwa akavura karagwa gake nyine se n'ubizi n'akazuba gacangamo kakaka ariko ndabona umeze neza wajya hano naho karagwa nyine ufite ukuntu utoshyemo biragaragara hari ukuntu imana yabigenje hirya ufite sha atari akavura se hari ukundi kuntu yabacanyemo akandi karunga tutazi imana se ko nta kintu ariko imana ni nkoye nta kintu utagukorera imana ni indara kabisa yemba mbona bambwiye ngo nshushanye nk'imana nayigira umuntu w'umugabo ariko w'umuja mu byagara kuko hari utujesi imana igena inkora batishamana bamujama ndagasi no gushushanya burya njyewe ahubwo nyitiranya njye nzi ibintu byinshi kabisa akosha mutera ahantu heza ni byose koko ako nyamara hariho biki nubwo se sha uzaruma nk'irano zose oya ntacyo biba bitwaye yako nata nkakubona nkabona uburyo ugize ntabwo burya bwose woroshye bari abantu none se rata ibya biratubyora n'ubundi buriya bise binyereka n'uwo masanze ukuntu ameze ushaka kuba ufite wa kintu we narufite runini muze we reka nanjye ndayifite nini cyane rwose humura ndayifite pe ndayifite yo kuzakwambika nyine se ko urumva mbana n'ibiraya hano ngera kubeshya nkurikije ukuntu ikinyarwanda kiryoha ubwo nyine hari ukuntu mba mise mbona nyine nawe urifitiye amafembo pe hari ukuntu buriya rero nanjye naje ndi uwo kuyiguha yego urabona wowe bikora ibibi n'uru
Sinabona nta kintu ukeneye. Sinabwe ndahari. None se ahubwo uri tayari kuyima? Ndayiguhaye. Nicyo cyanzanye rero mu buzima bwawe. Yego. Ubundi turi kumwe ntiwayibura ntanjye nubwo ntacyo nabura kuri wowe nyine. Yes way. Nkurikije n'ibishushanyo nasanza. Nahise mbona ko ewana. Ari wese. Ubundi rega niwe wanjye. Ariko sha nawe ushobora kuwikunda wa kintu we. Ndayikunda cyane. Nabibonye ndayikunda pe. Ndayikunda. Rero urabona urutoki nta kintu atariyo iburaho. Agahita wuzura. Ubu rero nanjye kuba ndi kumwe nawe igihe rwose nyihumeka bigakunda. Urumva ufite gahunda yo kuyimba? Ewana nzayiguha nako nzayigushyiramo humura. Nicyo nagukundiye. Mama nutekereza. Ndi icyuzuzo cyawe ubundi. Ninjye wari warabuze. Ibintu bihita bitungana. Uzi ko nari nabanjije kumanuka ikirango niba ngaragasa mu nyiga sinzi uko nabanjije rero. Ubwo wow, ntise ariko nza nimuza amarira yanjye. Shiraha n'ibihumbi 200. wangase sha. Shiraha wowe. Kuba ndo hano si cyane naro hano ngo wowe birakureba. Akomere bose byawe. Ese undi mama kino kigabo cyaje hano gukora iki? Ariko se mwana ibi ni ibiki? Uyu mugabo muraziranye? Mama, iki kigabo ngenda kizi nta nubwo ari n'ubwa mbere nyibonye. Gicuruza ibintu bitemewe. N'urumogi, ibinini, cagwa n'ibindi. Ngegerana. Niko shanje waza. Winukira umwana. Yaranga we. Ubuse ko nayo ntagiye kwiyumvamo koko. Gusa ibyo ukora ntabwo bindeba. Ugufite uko wategura uzabyitwaramo. Nzi kandi uriya muhungu wabaye iki? Ese undi nuriya mwana ryambira gufite cyangwa ari nini? Nuriya. Nisobaye iki ko? No kwivumbura by'abana. Ikigabo cyaje gukora icyangako. Ubu mama yaba agikunda? Sinabyemera rwose pe. Mama, Karame mwana wawe. tuvugane gato. Kazi neza mama. Ese undi mama ko nanja gucuruza ukaba nta fraud ubarizwamo, iki kigabo cyaje hano gukora iki ko? Uragikunda? Berekimasi we. Ubundi wowe n'ibiki ko numva uri kunyabiza cyane? Ariko ko mbona ufite umushanga umutetsi w'inyama cyangwa umurwayi wa sida. Nagira amahoro nese. Byagenze bite se kandi? Ko mbona isura yikambije. Urukumva umuziki we na Garafrere muraramucuranga ukantanga mu cyumba, urukumva nagira amahoro. Mwajya mushaka ukuntu umugabanye ukareka kunsanga mu cyumba. Cicika wakano. Ubwo rero karara katwumviriza. Kumva rero nkubwire. Ndaza kubwira Garafrere wawe agukure hano. Oya we mbabarira pe. Hoya. Na umva ubwira Garafrere pe. Ibi bintu ni wowe ubyizaniye. Umbabarira. Ntabwo namwumvise nakoze. Umwana n'ibicyumvishe bitatu. Ntabwo nabyumvise pe. Rero nkubwire. Ejo bundi ibintu wankoreye warabibonye. N'uburyo wagiye warabibona. Nakashaka ibintu wankoze we ntabwo ubiza ahubwo. Ukuntu kansize ntabwo kakuzi. Ukuntu wansize mfite umushyuke wanyishe. Umucutsi umumi yata. Umeze ute se muvandi? Sawa Giu. Umeze ute? Ni fresh kabisa. Giu, umva rero. Ngiye ndashaka kuba wa mugambi wo kurukana kiriya gisaza. Ntukomeze. Hafesha, uzi ko nagerageje kubibwiraho mama wawe mani. Yaranyishe habuze gato. Etera gutuntu. Yigera gutya. Mana nawe ntugakabye.
gusa umukecuru wanjye turatuneye baratwize ubonye uburyo ari kudukoze ntabwo yaba atuzi yari yarantangaje oya noneho turaba turi kumwe uriya mukecuru uramuzi turaba turi kumwe nyine njye urasigara wicaye ku gitebe ninjire mu nzu ndahita mbahamagara tuganire numva kinzamukanye urahita winjira tukereke oya ntabwo natuma urengana rwose ntabwo natuma urengana ariko uriya mukecuru wawe yarankanze mani nshobora kubikubwira ukagera ndi kukubeshya ubonye uburyo dukoze uzi uburyo yatangiye yarabanje ararinaga ntacyo amaze kurinaga none bose banza unanyuriyemo n'iriki uraza kubibona uzabibona yabanje amera nka wese yavuye mvuga nyine aho kivuye ahubwo ibyo bintu tubireke ariko umugeri yarekuraga mani kuya nkazi yawe wanjye konze ko nta pantaro agira yahoteraga ubwo yambaye iki mama wawe sinzi nanjye icyo yari yashyizemo mama umutinzo cyangwa afite ipantaro yarimo ko ntayo nabonyemo genda ariko nibanyica oya ntacyo ntabwo baranyica umukade wanjye w'umutindo warwaye ubura w'umutindo nabundi ingoma wanjye ni wamutinda ibyo akora se kandi byinshi ntabwo hamwe turiya tuntu usize hano buriya nanjye yatwite mu nda se bamwigishaga karate wasanga wenda yego hayayayaya komeje kwanga kabisa ubu numvaga niboneye ikimeri kigiye kujya kimvura stress nterwa na nyirabasare none ruriya rwana rumaze iminsi runzonga sha ndimaze amabarira nturwo se ndahinyuza nibaho nzemera mebe se nibura kima amahorora nzarebuga ikiruta ibindi yambe magifu ubundi nzakubwire ngeze hehe nakubwiye ko utazajya unyihobera kuko wiboneye asigifu ugize icyo wowe ugabanya ibiciro mani ntabwo ndi umucuruzi ariko gifu ndakwiyamye ninjye wakabwiye ngo kabe keza se gutyo kajya karangaza abantu soni shango ntabwo uri umucuruzi ibiciro se urabona ndi umucuruzi okay basi ngansuza ubishaka gifu mani tubwizanye kure aha harahanda kwe ibi kubikora bisane byose bitangiye ase gifu tutabeshyanye koko urumva ubundi mbatiku ngiye ntaba ntarengana urarinda undenganyiriza kuba nagusuza gutyo ninjye wakubwiye ngo we mwiza gutyo mwana ujye urangaza abantu bose nifare mwana rega nanjye ndi umuntu ubu njye nakwiriye gukunda ariko matiku ntose undi nagukunda ubwiza bwabona hari utabona koko ikibazo ntabwo ari njyewe ahubwo nawe byoroshye duhuza ibintu nk'ibyo wajya ureka mwana ukajya ureka kwigira ariko buriya matiku iyo abona yihengekanye inkumi nziza kuri ntabwo abona koko kari kundyamira umva we afite umugore umva ngomba kubibwira umugore we umva kanze njye kumureba kuko ntabwo ibintu bishoboka pe oya ibi ntabwo nabyihanganira kanze kureba umugore we mbimubwire ntabwo nabyihanganira pe ntabwo ibi bishoboka muze mama ni muze hano tuba tuganira gakeya muraho neza wiriwe neza mbega wiriwe mama ewe igira ngo uzana ako gatebe hano tube tuganira afatiye umwana no ko ushaka gufata akanyamuneza wayibonye nawe rwose ndabona biri aho yabimeze neza niko muze ejo hari ikiganiro twasubiza cya kindi se nicyo umpamagare ngo dusukure rero nakubwiye ko mama ari uw'agaciro kenshi cyane ibyo ndabizi none ugezeho kamuzanira sasa ngo agaciro mwana we ako kagurirwa he ngabanye imitwe muze ibi bitwa se kandi ni iyihe wa mwana kugira ngo imibanire yawe na mama ikomeze ugomba kumusaba ukamukwa mukajya no mu irangamimerere mugasezerana ntabwo se ibintu kimwe wakabyaramo uyu mwana akambereye ibanga ibamba iki hamwe mugomba gusezerana bumwe mu bwoko bw'amasezerano leta yazambuye iteganya ku bagiye gushyingira yewe wa mwana we ibyo bintu biragoye pe ese ubundi urabizi ko gushyingiranwa no gushakana bitandukanye ese bitandukaniye byose si ukubana wa mwana akundi mama ibi ni ibiki koko abantu babana barasezeranye imbere y'amategeko baba barashyingiranwe
naho aba bana batarasezeranye imbere y'amategeko baba barashakanye urabyumva neza yewe ntacyo numva nta n'ikintu numva ndumva ari ibyongereza n'ibiswahili bimwe byanyu byaje byose ni ukubana gabanya ivugo musobanurire muze yewe kanega amatwi ndabona umbwira ukuri agaciro nshaka guha mama noneho urakumva yego rwose mwana wawe erega nanjye nari mbirimo kuko mama wawe ndamukunda cyane nibishoboka tuzasezerana ku murenge rwose tubana ahubwo se nzanamukwa rwose ntugire ikibazo aha nibyo nzabikora pe uzanyubaha aha aho noneho turi kujyana yego so ubu rero turi kwitegura gufungura amashuri yego ndabyumva kandi iyo twafunguye mba ndi bize byatari bize se ni ibiki mana yanjye mbamuze rwose nibyo uri kuvuga mbamuze hari igihe tuzatwumvikana rwose nako ndakumvise hajya wagarukiye mu wakangaye mu nize 6 yisumbuye se abanza ibyo se ndabizi ahubwo nayo mu kinyoni simbizi tubivuga nawe nyifite umwanya rero kandi ibyo tuvuganye nutabyubahiriza ku ijosi ryanjye mwana we yawe nutabyubahiriza nawe urabyumva none mama uzamukwa ngahe nakabaye mubaza ngo uzamukwa zingahe ariko reka ndeke kukugora kuko nta muhigi worora reka tuzivunje mu ntoki yewe mwana ugira mama wawe se buriya ntarenza 2,500 2,500 yego rwose mama n'umupira bagura mu isoko ni umugore wanjye kandi nishimye 2,500 yego nda amasogisi ya bote muze cyenda amasogisi ya bote kari yagura 2,500 nabyo kumfatanya n'umwana muze nshobora kuba nari kumva neza ariko amatwi yanjye arakora none nsobanurire ahubwo mbwira ni 500 by'idolari ni euro nsobanura neza nshobore kubyumva ibero se ni ibiki ni amafaranga y'amanyarwanda muze imifungo 5 y'ibijumba uhoya ni inkwano ntabwo ari biza mama umugeranyije yesu n'undi niwe ujya ubidufasha imifungo 5 y'ibijumba kweli mama oya mama ni inkwano wa mwana we muze urakabije 2,500 ugize no kuba udatewe n'isoni zo kubivuze none se urashaka ngahe toka mbese nako umbabarire ariko nyine nawe uri kuvuga ibintu by'imbesire nyine byibuze nka miliyoni nk'eshatu aho ngaho ari wowe wagurukiye miliyoni 3 oya wa mwana we ubu iyi minkanyari yose ubu miliyoni 3 ziri hehe aho wagisaza ejo ntiwandirimbiye igihozo yandirimbo yego nakuririmba utsingiza none bigeze ku nkwano ngw'iminkanyari itonde none se ubwo icyo mbese kiri nayifite urumva agasuzuguro k'iki gisaza ra iki ukeka ko mama ari urukwavu ndi kugurisha ko ari rugura 2,500 wa gisaza muri mushiki wanjye rukwa bimeze bite ibyo mwavugaga byose nabyumvise uyu mwana w'inzu utanasubiza uraho neza uraho ubona uyu musaza ari seriye ubu uyu musaza afite ikibazo njye narabikubwira ntabwo se ubundi wowe waje ukicara bite byawe uyu se nubahe kashi kagatebe tuwane 2,500 ngo yicare 2,500 yicara iki imifungo 5 y'ibijumba man 2,500 bitagira hasi ibinyoro none ni makeya 2,500 none se n'urukwavu waguraga ko urukwavu wowe ugiye gukwa uzamukwa gahe wawe uzamukwa gahe mukecuru hamwe iki gisaza cyawe gifite agasuzuguro aka ni agasuzuguro uzi n'ibindi niba ari ibyo muri mwe mumbwire mubasigire mu murongo mucishe make igisaza gisuzugura gutya mucishe make ku myaka yiwe yari ameze ku myaka umucishe agasuzuguro kawe ubundi aho twahuriye barahaza abangaba abamuraha ariko mutuzi ibintu byose mubwumvikane iki gisaza ahubwo si iki gisaza ni hari icyo nagukoreye njyewe ntacyo nagukoreye ikintu kimuvuye ariko jya uvuga uyu musaza iki gisaza none uzaheshanyoka agaciro uti iki gisaza kandi nawe nyamuza ava muri uru rugo nawe uzanya maremare kandi wowe wahagurutse ukava muri uru rugo wese wazirukana uko ntacyo wakura
itonde nta mugabo muri uru urumva ari njye wasuzuguye cyangwa niba uri kunsuzugura ariko uruganara ariko ubundi uyu waje ate ko oya tuza ubundi si uko naje ntabwo ukubonye uko nje ntabwo ukubonyera mbonye widumbukiza widumbura ugatinyuka ngo ugakwe umuntu 2,500 by'amanyarwanda ubwo urumva ari ibintu byo kuvuga mbonye zo widumbukiza n'isazi yidumbura mu mazi ngo 2,500 ugako 2,500 by'amanyarwanda ukabivuga koko mwana wa amafaranga yo ni yabo ubanza bwaracuramye si gusa wowe nyumvira kandi iki nacyo 2,500 si amafaranga muri iyi minsi amafaranga niyabuze urabiwe ufite angahe ngaho n'ubure ayo ufite yose arakureba nyamara ejo bundi wowe nzakubona ejo ndi hari aho nikiriye mbona urimo urububa mu miyenzi niba nanjye naraje ndutahamo mwaza mutuza ngo narinjire hinjira inzuki sha hinjira inzuki ninjye suyora ku utwana twose mbonye mu muhanda none se ibyo bije bite niko madamu ubundi kariyo yayo aba bana ntabwo nakabaye mvugana nabo ubundi sinakabaye mvugana n'aba bana niko madamu niwe wakabaye ibi bibazo ari we babibaza si we wazanye muri uru rugo cyangwa niwe wabanteje ubimbwire oya ntabwo ari njye wabaguteje bimeze bite sha bimeze bite ubundi wowe bimeze bite simushaka sohoka niko muze barenda wasohora umuntu hano wowe uzi icyo uri cyo hano icyo ndi umugabo oya ako gasuzuguro ni kenshi reka abana bafite oya wowe reka abana babanze bagacogoze yego nagwaye karibi wanjye ariko ntabwo byaguha umwanya wo kugira ngo unsuzugure bigeza 2,500 byankoze ahantu umuntu w'isongi gutya igitego mu bagore koko gasuzuguro nk'ako babanze bagacogoza we none banyice pe nibyo uvuze oya gucogoza agasuzuguro ntabwo ari ukukwica muze ariko jya uca bugufi jya utuza wumva ibyo abana bavuga tuza wumva ibyo abana bavuga ngaho nimuvuge bana b'uyu mugore nimuvuge koko ndi iwanyu nimuvuge ntayatuza ni ukunyurira nyine ni ukunyurira none njye nabyanjye nazanye ubu warabiberetse none se biriya ni inkwano amba muze iby'inkwano ndakeka wabyumvise neza simbisubiramo ahubwo tugaruke ku masezerano muzasezerana iki mwiriwe neza kwa Matiko Mwiriwe neza umeze mute bravo umva rero mubwire nugiye ngo nukuguteranya n'umugabo wawe ariko ngomba kubikubwira kuko Matiko aratuzonze neza pe byagenze bite se kandi umva nawe rero nkubwire nubwo nabizi neza ariko mbanza nawe uryoshye ngaho byose nibyo bikuzanye reka njye nzanywe n'amaguru yanjye ahubwo nanjye kukubwira yuko size Matiko hariya hepfo ku muhanda yiyumanye n'umukobwa mwiza cyane rwose byari ibyo ngibyo reka nigendere ahubwo mugire ijoro ryiza ese koko Matiko aranza mbereye umugabo koko ubu ngaho yego subiza muze subiza kutavuga nyine murabona ku nkwano hari ihene n'intama nazanye hano ubwo bwose ndumva izo ngizo tuzaziheraho nta kibazo sibyo se mwabana ego kuva na kera mu rugo rwa data na mama nigeze haburamo amatungo ugenda urebe neza izanditsemo amazina yawe zose uzikuremo ubundi ugabanya akarindi hano urumva neza yego ku bijyanye n'isezerano rero urumva niba twaravanze amaraso tuzavanga n'ibindi ubwo ushatse kuvuga
ubwo nshatse kuvuga ko tuzasezerana ivangamutungo rusange. yego mwana we ivangamutungo rusange ahubwo nibyo rwose nibyo. aho ni sawa. none ko waje usanga inzu ugasanga mama afite ihene, intama n'ingurube ndetse n'ibindi, wowe mu byo wasanze uzongeramo iki nyine kugira ngo byitwe ivangamutungo rusange? yego ushaka uko mubaze uzongeramo iki wowe? ariko se ubundi uru rwana mwarukuye? ahubwo madamu mumbwirire kuko ibyinshi urabizi. mumbwirire ako kabazo ntakawe rwose. ariko se muzehe ntabwo uzi kwisobanura imbere y'abana. wumva arata mwana wa numvise ngo afite imbwa, imiheto ndetse n'amacumu. ibyo bintu nabyo ngo arabifite. nzatera n'igishaho kuri kiriya gikoni cyanyu, kandi hari n'intama, ihene ninjiranye muri uru rugo. nubwo byo rwose nigeze numva mubivuga, kuki ibyo utabibabwiye? nabyo bibabwire rwose, ntabwo ari ibanga. bibabwire. muze ntakubwiye ngo hano kwa data twahoze tworora, ugenda urebe izanditseho amazina yawe uzikuremo. ikindi kandi ibyo uzinjiza hano nkabibonesha amaso yanjye, ibyo nibyo nzemera, naho ntabwo nakemera ibyo nabonye. byemera ibyo nabonye rwose. ibyo byo ayo mahomvu uri kwivugisha uyatekerezeho neza muze. mama dusohoke gato nkubwire. mugiye kungambanira nyine. kiriya gisaza kivugishwa. mugiye kungambanira nyine. ibiva muri iyo nama ndabifatisha amaboko abiri. tuza muze, tuza. shyira baro hasi. ibi ni ibiki koko? ubu koko ibi ni ibiki mwaka byara? ibi ni ibiki? nawe haguruka ubasanga. tuza wa gisaza. wowe ntureba ko wanashizemo? uri kubona hano wowe wakangana? wowe wankanga? ibyo bigambo tuziranye se? tuza. ntituziranye se? niko njye nawe ntituziranye. bangu naje mwana we, naje rwose. mva rero mama, njyewe urusaza sindushaka, cyangwa uhitemo kugumana narwo njye kwiyahura. ariko mwana wanjye rwose ubwo burakari ni ibiki? ni umusaza ntabwo ari urusaza. uriya musaza ikizagenda. umva rero mwana wanjye nkubwire, igeso yatabarukiye urakizi neza. nasigaye hano njyenyine nawe, ariko naranihanganye ku buryo wajya kugenda nkasigara njyenyine, kandi rwose ukabona ko nta kibazo mfite. wanagaruka ukansanga. none rero unyumve neza, ayo matwi yawe uyakurugutura uyumve, aho kugira ngo uriya musaza abe yagenda nari namwiboneye mwana wanjye amara ibicuru. reka nkubwire, genda mama niwe wabyivugiye. ninjye ubivuze. ngende pe kiriya gisaza gisigare hano. ni umusaza si igisaza. wagenda ugapfa we. hanyumva neza. wansuzuguriye umuntu umara ibicuro igihe wamuhereye. ubu nanjye reka nkubwire, umbitsemo uburakari utazoroha. mama uranyumije. njyewe njye gupfa igisaza gisigaremo hano. umusaza wewe wese cyambere umfumbata ubu mwana wanjye, uragenda ukajya gukorera inote, njye ngasigara mu bukonje. none nageze mu bususuruke ngo nimumvemo. wapfa we. njyewe rero ubu ndeba, aho kugira ngo mbure uriya musaza, genda upfe. iwe mwana rukwa, usiko nanjye ariko ubushize yambwiye, nanjye niko yambwiye, ahubwo wenda ndabona yakubashye nk'umwana we. njye uzi ibintu yakoze ubushize. yaricangaga akagaruka. we yakubashye nk'umwana we.
njyewe ibintu yarankuriye urabizi uyu mukecuru ariko se reka nze mbabwire rero kandi ubu njye nabahwanya njye naba iyo butiruka ngo urebe kariya gahungu ngo ni mushuti w'umuhungu wanjye ubu se kancitse nari ngiye kugashyiramo burewe n'umuhungu wanjye umwe mba mugize nya undi nawe nkamugira nya ahubwo se muzaye ko namusize mu nzu wajya kumureba hari kariya gahungu gasohotse nk'iy'agateru ubu nikamusize mu yaga none kaba kanyiciye umusaza reka ntanganza njya kureba